Mu by'ukuri guhuza ibitsina hagati y'umugabo n'umugore bashakanye imbere y'Imana n'abantu ntabwo bigize icyaha, ariko se kubyikoresha wenyine ugamije kwimara ipfa byo? Ese ubwo wari uzi ko 70% by'amashusho tureba yaba kuri phone, kuri iPad, TV ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga byuzuyemo urukozasoni, yewe kugeza n'aho muri katuni z'abana bigaragaramo? Ese ubwo wari uzi ko kwikinisha birindi mu iterambere ry'urubyiruko rwa Gen Z? Nongeye kubaha ikaze hano kuri The Health. Olivier ni umuyoboro mugari wa YouTube imaje kumenyera bagezaho ibiganiro ndetse n'amakuru yizewe ku buzima bwa muntu. Hagati aho utarakanda subscribe yayikanda ndetse no kukazogera gakandaho kugira ngo ibiganiro byacu uko bigisohoka bijye bimugeraho amakuru yizewe nawe ajya ahita yabona. Muri iki kiganiro cya none tugiye kurebera hamwe ingaruka zo kwikinisha. Byanga bikunze hari benshi bahamya nanjye ko kwikinisha bitari byiza, niyo mpamvu twagiteguye kugira ngo turebere hamwe ingaruka zo kwikinisha, cyane ko byari byasabwe n'abakunzi ba The Health, byari byasabwe n'abakunzi bacu bicano yanyu ati tuzabigaruke kenshi cyane. Ubundi bavuga ko kwikinisha ari iki? Mu by'ukuri kwikinisha ni igihe umuntu yikangura imyanya ndangabitsina ye ubwe akoresheje yaba ukuboko kwe cyangwa se ibitekerezo bye agamije kumva umunezero w'igitsina, ari byo benshi bita ngo ni sexual pleasure. Rimwe na rimwe bikanarangira asohoye ageze kuri ya phase aba scientific bita orgasm. Kwikinisha si byiza habe namba, cyane cyane iyo bikozwe kenshi, kuko ubushakashatsi bwagaragaje ko byibuze iyo bikozwe hagati yo mu mezi 3 muri cyumweru, iyo bigiye bikorwa kabiri kandi nanone kabiri buri munsi, bavuga ko bishobora gutera icyo bita addiction cyangwa se kubatwa, ukumva nibyo ukeneye mu gihe ukwiye kuri n'abandi, cyangwa se mu mwanya wakwiye gukora ibikwiye, ibintu bizima tanga umusaruro, aho wowe ukumva nibyo ukeneye gukora, ukumva nta kindi kintu wakora utarabikora, kumva buri kimwe cyose niba ari guterana n'abandi, gukora ibintu bitandukanye mu buzima bishobora kuzamura, bishobora guteza imbere, ukumva ko kwikinisha nicyo kigomba kubanza, nibyo ugomba gushyira imbere. Icyo gihe rero ingaruka mbi ya mbere bavuga ko habaye addiction cyangwa se kukubata. Kwikinisha urumva ko ni ikintu kibi, ni ikintu gishobora gutera n'ibibazo bikomeye bindi tugiye kubona, kubera ko urumva iyo bikubase bituma iterambere ryawe ridindira, cyangwa se n'ibyo gakwiye gukora mu mwanya wabyo bidindira, bityo ugasanga uri kwica akazi, aho waba ukoreshwa n'umukoresha wawe bikaba byaba ikindi kibazo gikomeye, harimo nko kwirukanwa ku kazi cyangwa se n'ibindi bindi. Burya ngo ku isi imbuga 10 za mbere zirebwa cyane ni ziba zigira cyangwa se zigaragaza amafoto y'urukozasoni. Aha bagaragaje ko burya ngo n'u Rwanda ari urwa 29 muri Afurika mu kugira abantu bakunda kureba amashusho y'urukozasoni, cyane cyane byimbitse ibyo bita pornography, ariya mafilime y'urukozasoni. Kubera ko ngo mu Rwanda 50% imbuga 50 zikoreshwa cyane, 2 muri zo zigaragaza amafoto y'urukozasoni, kandi byagaragaye ko zikunda kurebwa cyane. Urumva ko rero kwikinisha bimaje kubata abantu, bimaje kubata urubyiruko, bimaje kubata n'abandi bantu benshi batandukanye. Ahangaha turabibutsa ko kwikinisha nko ku mugabo ari nka cyagiye umugabo akorakora cyangwa se agakurura igitsina cye, akabikora kenshi agamije kumva ibindi bintu bitandukanye. Ku mugore ni cyagihe umugore n'ubundi nawe akorakora imyanya ndangagitsina ye, nk'izo mu ndimi z'amahanga bita clitoris cyangwa vulva, hariya inyuma, yewe akanajya agerageza kuba ashobora yakwinjizamo utuki n'ubundi buryo bwose butandukanye abantu bashobora kuba babikora. Kwikinisha nanone ushobora guherekezwa n'intekerezo cyangwa zo gutekereza
ku bitsina cyane, cyangwa se nk'uko twabibonye hejuru n'amashusho y'imbuga nkoranyambaga zitandukanye, bikaba byagusunikira kugira icyo gitekerezo cyo kwikinisha. Nk'uko dukomeje kureba ingaruka zo kwikinisha rero, burya ngo kwikinisha ntabwo byadikitinga umuntu gusa nk'ingaruka, ahubwo bigira indi ngaruka ikomeye ku bijyanye n'imitekerereze y'umuntu, kuko burya ngo byangiza uduce tw'ubwonko dutatu dushinzwe kubika neza amakuru y'ubumenyi ndetse no kugenzura ibijyanye n'imyitwarire cyangwa se n'amarangamutima. Utwo duce ari two bita hari amicale, hakabaho stratum ndetse n'ako bita dozo cingulata. Utwo duce rero tukaba twangirika, kandi mu by'ukuri icyo dushinzwe ni ukubika amakuru y'ubumenyi, kuvuga ngo uzibuke ibyo wabonye, uzibuke ibyo wize niba uri umunyeshuri, ndetse n'ibijyanye n'imyitwarire ya muntu. Bityo rero ugasanga umuntu yabuze igikorwa cy'umwihariko afite akora gishobora kumuteza imbere. Umuntu hari ubwo se ashobora kubona umuntu ahorana ubwoba, umuntu agira agahinda gakabije, yewe umuntu akaba yabura n'ishyaka mu byo akora cyangwa se mu byo ashaka gukora. Ukabona umuntu yarahindutse mu mico n'imyitwarire, ukabona si wa muntu usanzwe uzi, ukabona byibuze aratinya mu bandi, ubona ntabwo yisanzuye, ahubwo ukabona ko ashaka gukora ibintu bya wenyine, bitewe n'iki? No guhinduka twa duce dutatu bituma imitekerereze ye ihinduka. Kandi ahangaha abafilozofe bavuze ko bikora no ku gice kigenga amarangamutima, aricyo gituma ashobora kugira amarangamutima make ku bijyanye n'imibonano mpuzabitsina, ko twabonye ko iyo byamaze kumwadikitinga, byaramaje kumubata, byaramaje kuba ikintu kibi cyane. Ahangaha ibi ngibi rero bakavuga ko bishobora kuba byagaragazwa neza n'ibirebye mu byuma bya kabuhariwe, aho ubona igice cy'ubwonko bita cortex peripheral kiba cyarangiritse, icyo bita gushrinkinga, cyangwa se cyaranyunyuritse, cyaragabanyutse mu ngano, ndetse cyarangiritse mbese ku buryo bugaragara, cyarabaye gitoya, kidakura, kiri aho gusa rero si ibyo gusa, kubera ko kwikinisha bishobora kugutera n'izindi ngaruka ku mubiri wawe wowe ubwawe ubikora. Hari ukuribwa cyangwa se gukomereka ku myanya ndangagitsina, umuntu ugasanga ari kunanirwa imibonano mpuzabitsina nyayo, cyangwa se sexual dysfunction, ukabona rwose nta bushake, kubera ko bituma byica sensitivity cyangwa se kubishaka nyine mu gihe nyacyo, ahuye n'umuntu wa nyawe bagomba kubikora, bitewe n'uko aba bikoze cyane, abyikoresha, abyimenyereje. Ugasanga amarangamutima kugira ngo amukurure, amuhuze n'uwo muntu wundi, ugasanga ari kwanga, ugasanga byabaye ikibazo. Akenshi hano nanone ikindi gishobora kubaho kijyanye na addiction, nabwo kuba byaramubase. Umuntu ashobora gukenera ifoto, niba ariyo ahora areba igatuma bikora, niba ari yabaye ku mbuga nkoranyambaga cyangwa se n'izindi ntekerezo aba yishizemo, akabikenera cyane, niyo yaba ari n'umuntu wanye bagomba kubikora, ariko agakenera ibyo kugira ngo agire uwo munezero w'igitsina, kandi mu by'ukuri ari n'umuntu wanyawe bagakwiye kubikorana. Kwikinisha nanone ni bibi ku mibanire yawe, birumvikana uba watangiye guhinduka psychological cyangwa se mu ntekerezo, imibanire n'imyemerere yawe hagati yawe n'abandi bitangira guhinduka, kuko birumvikana niba bitangiye kugenda gutyo, wari wubatse urugo, uri umugabo cyangwa umugore, bishobora gutuma kubangamira umubano wawe hagati y'uwo mwashakanye, yewe bikaba byavamo no gutandukana, bitewe n'iki? N'iyo ngeso, n'ako kantu gato gucikaho byakunaniye. Ikindi, mu myemerere yindi myinshi nk'amadini, birumvikana umukristo, umuntu usenga, bifatwa nk'icyaha. Kwikinisha ntabwo byemewe n'amadini menshi cyane, urumva ni imyitwarire mibi yagukura mu idini, birumvikana rwose. Ibi rero n'ibindi byose, kwikinisha icyo twakanzura ntabwo ari igikorwa cyiza, ariko kuba byarakubayeho
ukaba washoboye kwihagarika, ni ikintu cyiza. Iyo birenze niho biba ikibazo. Iyo utangiye kubikora kenshi, iyo wumva buri kimwe cyose utekereje ari byo utekerejeho cyangwa ari byo wakora mbere y'ibindi, niho gishobora kuba ikibazo, bishobora kugutera ibibazo byinshi ku buzima bwawe, nk'aho twavuzemo nko kwicira urubanza, kumva urisuzuguye, kumva nyine mu bandi nta kintu wakora, ariko iyo ntekerezo yakuzamo akaba aricyo wihutira kujya gukora. Turabashimira rero mwebwe mukomeje kudutega amatwi, nk'uko maje kubimenyera kuri iyi YouTube channel. Iki cyari igice cya mbere, tukuri kureba ibibi byo kwikinisha, ibyo tubonye ndetse n'ibindi tuzazana mu kindi gice, aho tuzaba tureba yaba se kwikinisha, nubwo tuvuze ibi byaha bishobora kuba ibyiza se, ese nanone kwikinisha umuntu yabicikaho bigakira. Ibyo hamwe n'ibindi byose nibyo tuzareba mu gice cya kabiri. Ndabashimiye rero, nitwa Jean d'Amour Niyonkuru, nko maje kubimenyera, umunyeshuri muri Kaminuza y'u Rwanda.